Ese bijya bikubaho kumva urambiwe kubaho ubuzima urimo, ukumva hari icyo ushaka guhindukaho, ukumva hari ibyo ushaka guhindura? Birashoboka ko igihe nk'icyo kijya kikugereraho ukumva ufite ibitekerezo byo kuba wahinduka mushyashya. Mbese ukumva hari ibintu ushaka guhindura, ukumva hari ubuzima ushaka gusiga, ukumva hari impinduka ukeneye muri wowe. Ibi nibyo byatumye uyu munsi tuza kwibukiranya ku bintu bigera ku 8 ushobora gukora ukaba mushyashya, ukaba mwiza mu gihe kingana n'ukwezi. Ibi twabikuye ku rubuga rwa Psychology Behavior. Ramba kandi ugire amahoro wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness 25. Ndagarutse kuri wa mwanya wacu, wa mwanya twihaye kujya twibukiranya ku myitwarire, ku myumvire, ku mitekerereze, ku mikorere yacu ya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu, ubuzima buzira umuze kandi bugamije iterambere rirambye. Ndagushimiye rero wowe wakoze subscribe, ngushimira nawe ukomeza kugira uruhare mu kwibukiranya kwacu, uri umuntu w'agaciro cyane. Ku rubuga rwa Psychology Behavior, nk'uko twatangiye tubivuga, ikintu cya mbere batubwiye kugira ngo ube wahinduka mushyashya mu gihe kingana n'ukwezi, ngo nuko ugomba gutangira kubyuka kare. Kubyuka kare si ukuvuga ko ugomba kubyuka saa 11 cyangwa se saa 10, ahubwo icyo uba usabwa ngo ni ukugerageza guhindura buri munsi, umunsi ku munsi. Niba wari usanzweho kubyuka saa 3, gerageza byibuze ukureho isaha cyangwa iminota 30. Iyo minota ukuyeho wabyukiragaho cyangwa se iyo saha, ubwonko bwawe bugenda bwakira ko ugomba kubyuka isaha yayindi wabumenyereje. Mu gihe kingana n'icyumweru uragenda ugasangwa ubwonko bwawe bwakiriye ko ugomba kubyuka saa 2. Mu kindi gihe nabwo ukongera ugakuramo nk'indi saha ukabyuka saa 1. Bityo bijya kugera ku gihe kingana n'ukwezi wamaje gufata isaha ifatika ushobora kubyukiraho kugira ngo utangire umunsi wawe kandi uwutangire kare. Kandi murabizi ko bajya babitubwira kenshi, namwe imikorere yanyu mujya mubibona, buriya ngo umubyizi aba ari uwa kare. N'ubwonko rero iyo bwaruhutse amasaha ya nyayo akwiriye bituma bukora neza, ubundi ugakora gahunda zawe ku murongo. Kubyuka kare ni kimwe mu bintu batwibukijeho tugomba gushyira imbere niba dushaka guhindura imyitwarire yacu cyangwa se kuba abashyashya. Ikintu cya kabiri batubwiyeho ngo ni ugutangiza umunsi wawe n'imyitozo ngororamubiri. Niba udafite igihe wenda cyo kujya muri gym, ushobora gukoresha ibintu bito ufite, bya bindi bituma umubiri wawe ukora. Ushobora gufata nk'umugozi ugasimbuka, ushobora kugendagenda ahantu hafi aho ngaho. Mbese ni byinshi ushobora gukoresha nk'imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri uretse kuba yakwinjiza mu munsi neza, inakurinda indwara nyinshi zitandukanye. Tujya tubivugaho ko imyitozo ngororamubiri cyangwa se sport irinda indwara nyinshi zimwe zitandura. Rero kugira ngo ube umuntu mushyashya, ugomba no kuzirikana iki cyo gutangiza umunsi wawe n'imyitozo ngororamubiri. Niba wazindutse ya masaha batubwiye yo kuzinduka kare, ugakora imyitozo ngororamubiri mu gihe kingana n'ukwezi, kuzajya kurangira wabonye impinduka nyinshi mu buzima bwawe, yaba mu mibereho ndetse no mu mikorere yawe ya buri munsi. Icya gatatu batubwiye ngo ni ukugerera ku kazi ku gihe. Ibyo bigufasha kugasoza ku gihe, ukabonera umwanya wabo ukunda cyangwa se n'ibyo ukunda. Kuri iki kijyanye n'igihe, twebwe abirabura ngo tuzwiho kwica igihe, ariko ntabwo ariko byagakwiriye, nta nubwo ari byo tugomba gukomeza kugenderamo, kubera ko igihe bahora babitubwira ko igihe gihenda, kandi natwe turabibona ko kwica igihe ari ibintu bibi. Rero niba ushaka guhinduka, ugahinduka mwiza, ukaba wowe mushyashya, uba ukwiriye gukoresha igihe cyawe neza. Niba ari akazi ugiyeho ukakagereraho ku gihe, iyo ugakoreye ku gihe bigufasha kugasoza neza, ndetse ugakora n'ibindi, ukabona n'umwanya wawe ku giti cyawe. Ibi kandi nubikora mu gihe kingana n'ukwezi uzabona impinduka, nk'uko tubikesha uru rubuga rwa Psychology Behavior. Ikintu cya kane batubwiyeho ngo ni ukwirinda kwicara ahantu hamwe igihe kirenze iminota 30. Buriya ngo kwicara igihe kirekire si byiza ku buzima.
ugomba gufata umwanya nibe wicaye uri mu kazi, nibe umaze iyo minota 30 ugafata akanya gatoya ukagendagenda ugatembera kugira ngo uruhure umubiri wawe ndetse n'ibitekerezo byawe biruhuke. Abantu bakunda kwicara cyane ngira ngo mujya mubibona, mujya muhura nabo ko bahura n'ibibazo cyane cyane byo mugongo, ugasanga bagize ibibazo by'ubuzima kubera ko bicaye umwanya munini. Rero kwicara igihe kinini ntago ari byiza, ukwiriye guhaguruka ukaruhutsa ingingo zawe ndetse ukaruhutsa n'ubwonko bwawe. Icya gatanu bavuze umuntu aba akwiriye gukora mu gihe ashaka impinduka mu buzima bwe ni ukunywa amazi ahagije. Abantu benshi kunywa amazi birabagora, ugasanga ntago babyibutse, ugasanga ntago babyitayeho, ariko uko ugenda wimenyereza nkuko twabibonye ko bigufata igihe cy'ukwezi kandi ukabona impinduka zabayeho, ukwiriye nko gufata icupa ry'amazi ukarishyira nk'ahantu ukunda kubona nko hafi y'igitanda cyawe, nko hafi y'aho ukunda kwicara. Iyo urihashyize bikwibutsa kunywa amazi. Ibyo rero nubikora mu gihe kingana nk'ukwezi n'ubundi impinduka uko byagenda kose zizagaragara. Kandi kunywa amazi buriya ni byiza cyane, bifasha umubiri, bifasha ubuzima. Kunywa amazi nabyo hari indwara nyinshi birinda ndetse hari ni ukuntu bigufasha mu bijyanye n'imitekerereze. Icya gatandatu batubwiraho kugira ngo ubone impinduka mu gihe kingana n'ukwezi, ngo ugomba kugirana igihe n'ababyeyi bawe ku bantu babafite. Buriya ngo ababyeyi ni ingenzi mu buzima bwa muntu kuko igihe cyose barahaba, yaba mu gihe bakenewe cyangwa se n'igihe badakenewe. Ugomba rero gufata igihe ukajya ubana nabo, ukamenya amakuru yabo, yewe niyo waba utabasha kubonana nabo ariko ukaba wabahamagara mu buryo bwose bushoboka, ukaba uri hafi yabo. Umubyeyi ni umuntu udasimburwa mu buzima. Rero batugira inama yo kubaha igihe mu gihe ukibafite. Niba ushaka impinduka nziza zo kuba mushyashya mu gihe kingana n'ukwezi, ibi nabyo ugomba kubyitaho cyane. Icya karindwi batubwiyeho ngo nuko kugira ngo ube mushyashya mu gihe kingana n'ukwezi, ugomba gutangira gukoresha amafaranga utegura ahazaza. Amafaranga ufite uyu munsi ntago ukwiriye gukomeza guteganya ko ariyo ugomba gukoresha uwo munsi, ahubwo uba ukwiriye gutangira kuyakoresha uteganya ko azakurengera ejo cyangwa se azakubyarira inyungu ejo. Ahangaha banatubwira ko aba ari cyo gihe cyo kwinjira mu magurupe akugezaho inzira zo kubona amafaranga cyangwa se amagurupe aguha umurongo wo kubona amafaranga cyangwa kubona imikorere. Icya munani ari nacyo cya nyuma psychology behavior batubwiye ngo ni ukudatakaza igihe ku masocial media ahatabyara inyungu, ahubwo ugatangira gutakaza igihe cyawe kuhakungura ubwenge. Hari ama application umuntu ashobora gusura menshi, ashobora kukungura ubwenge, ushobora gusomeraho ibitabo, ushobora kwigiraho ibintu by'imikorere, ushobora kwigiraho uko wabyaza inyungu wenda amafaranga ufite, ushobora kwigiraho uko washora mu bintu runaka. Ayo ma application niba ukwiriye gusura cyane kurenza kujya wenda kuri TikTok umwanya munini uri kureba ibigusetsa bikagutwara nk'amasaha 2, kandi twigeze no kwibyibukiranyaho ko ibiriya bigusetsa bikuruhura ukwiriye kubiha igihe gitoya cy'umunsi wawe. Rero niba ushaka kuba mushyashya, ushaka kuba wowe mushyashya utari wa wundi wa kera mu gihe kingana n'ukwezi, ibi nabyo ugomba kubyitaho cyane. Nibyo nakwibutsagaho uyu munsi. Rero nibe wumva hari icyo wungutse usangize abandi ibi twibukiranyijeho. Ikindi niba ari ubwa mbere ukwiriye gukora subscribe kugira ngo ibyo twibukiranyijeho bijye bihita bikugereraho ako kanya mu gihe wakanze no kukayogera. Ikindi kandi washyiramo comment ukatubwira ikintu twakibukiranyaho, ntiwibagirwe no gukanda kuri like. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.